gihe Vanessa basotse nk'ugiye kuri telefone, mama we agenda amukurikiye ngo amenye iby'umukobwa we amaze iminsi awugiyemo, ababona ataha amajoro yasinze, mbese ntakigira imyitwarire nk'iyo yaba yari asanzwe amuziho. Vanessa yitaba telefone avuga nabi cyane ati David, kuba mpagaye muri iki gitondo hari ikibazo mfitanye nawe. Urabizi narakubwiye ngo uzajya hanze dukoze ubukura byanga, none uragira ngo nkore iki? Urabizi nagusabye ko twakora civile nabyo urabyanga. Ubona ntari gusigara ncunga iyo kampani neza, nyobora abakozi nka madamu David. David, mu gihe byose wabyanze ndagira ngo uhagarike gukomeza kumpamagara. Vanessa akomeza agira ati ko numva ntacyo uvuga, ngo nze kuguherekeza ku kibuga cy'indege. David, sinshobora kubikora, ndaba nagiye muri bride shower y'umushuti wanjye. Sha abandi bana bagiye gukora ubukwe naho wowe warabyanze. Vanessa akimara kuvuga uko, David aramubwira ati ngaho reka nitaba uyu muntu mpamagaye turasubira. Vanessa n'umujinya mwinshi ati n'ubundi wari watinze. Vanessa ahita ahindukira akabona mama we, nuko Vanessa ati mama, na n'ubu ntabwo David arabyumva pe. Mama wa Vanessa wamaze kumva ibyo umukobwa yavugaga byose kuri telefone, abwira Vanessa ati n'ubundi wakoze ubuswa kera, wagombaga kubimuhata kera akabyemera ubundi ugasigara muri iriya mitungo. Vanessa ati mama, ntako ntagize David yarabyanze pe, ngarashaka ko tuzakora ubukwe avuye hanze. Mama wa Vanessa ati ariko mwana wanjye nanjye ndakureba ikuba bikankuka, reba iminsi yose ishize utaha amajoro wasinze, rimwe na rimwe nkagutegereza sinkubone. Ese mwana wanjye ubu uhugiye mu biki, uba wagiye hehe? Vanessa ati ku mama nawe, mama ndi mukuru nzi kwiyitaho, nzi ibyo ngomba gukora, rero nanga ibibazo ryawe. Mama Vanessa ati ubundi David sinzi niba mwashobokana pe, nanjye nyoko kubyara narayobewe. Vanessa ahita yikubita akagenda. David aba ari kuri telefone akabwira Jonathan ati ubwo rero byose ubyiteho, urabizi nzamara igihe kinini ntahari, uzashyira abakozi ku murongo kandi ntawe ugomba kumenya aho nagiye. Yewe kiriya kiro ndabizi kizangora, ariko nzajya nkubwira amakuru y'uko byose biri kugenda. Jonathan ati boss, nzabikora byose nta kibazo. David uba amaze kwitegura ahita abwira Jonathan ati fata imodoka wihuse uze ngo imfunguzo na dokima uzaba wifashisha mu mikorere ya kampani. David ahita afata ikirahuri cy'amazi akamanuka muri etaje agasanga mama we yicaye muri jaride. Mama wa David abwira umuhungu we ati amasaha ni make ugahita werekeza mu cyaro mwana wa, urabizi nzagukumbura muhungu wanjye, uzajya umpa amakuru yose y'umunsi. Urabizi ni wowe mwana wenyine mfite, uzagerageze guhitamo umukobwa warezwe ufite ikinyabupfura kandi ntuzigere umwereka uwo uriwe. Icyo ngamije mwana wanjye byibura ni ukugira ngo nzagusige mu maboko meza mwana wanjye. Nkeneye umugore muzumvikana utazagukundira ibyo utunze, uzagufasha kubisigasira ndetse mugakomeza no kugira iterambere. David ati mama, nzabikora nk'uko nabyiyemeje, sinkeneye umukobwa uzongera kumbabaza nka Vanessa. Mama wa David ahita asa naho yibutse ikintu ati ese Vanessa yemeye kuguherekeza ku kibuga cy'indege? Uzi ko tutapanze neza ukuntu uragera ku kibuga cy'indege akagira ngo winjiye mu ndege ugahita ugaruka ugahita ujya mu cyaro? Mama wikirushye amaze kubyanga ngo sinzi ibirori aba yagiyemo, urumva rero ko ntabwo turirirwa twivuna ngo ndaca ku kibuga cy'indege. Mama wa David atapo nikagende, umukobwa utinyuka kukurutisha ibirori koko. Nuko nyine yari umupangu kugira ngo azagire ngo wagiye hanze. Ariko mwana wanjye humura, kiriya cyaro kirimo abakobwa b'umutima, ndabizi uzabona nawe umukobwa mwiza. Harya ubundi warangije gutegura ibikapu? David araseka ati ubundi se ndategura ibikapu byinshi by'iki, ntuzi ko ngiye kuho gikene mama, nta costume nzakenera, nukujya niyambara imyenda icitse cyangwa yacuyutse. Mama wa David arebana n'umuhungu we bose bagahita baseka. Turi mu cyaro ahantu abakobwa babiri baba bagiye kuvoma, baba bagenda baganira. Umukobwa umwe yitwa Lydia, undi yitwa Fiona. Fiona abwira Lydia ati
sha nubwo ndangije kwiga muri iki gihe kubona akazi k'ibyo wize biragoye, ngiye kwihingira inyanya ndebe ko nabasha kugura ibyo nkeneye. Lydia ati Fiyo, uwo mugambi ufite ni mwiza, uzi ko nanjye ya hene yanjye naguze yabyaye abana 2. Fiona ati uwo mbega byiza, shawe muri iki cyaro no gukura amaboko mu mifuka tugakora cyane. Uko bakomeza kugenda basatira ivomero, haba hicaye umusore uba wambaye ibibodaboda, ipantaro icutse n'ibipira by'amaboko maremare n'ikigofero. Fiona na Lydia bamwibazaho bati wowe urabona uriya muntu hari aho umuzi? Shawape ndabona nta hantu muzi, ni mushya mu maso yanjye. Gusa nibakomeza kubitindaho barikomereza ndetse bakavomera ibibindi byabo. Mu gihe bahindukiye bataha, wa musore arahaguruka nuko akabasuhuza bombi, Lydia na Fiona. Yarangiza ati ndumva mfite inyota. Lydia ati none si ivomero singirire hafi yawe, wagiye ugatega amaboko ukanywa? Fiona ati oya sha Lydia, gutega ibiganza ntabwo rwose umuntu anywa ngo ashire inyota. Fiona ahita yururutse ikibindi cye nuko akagihereza uwo musore nuko akanywa. Fiona yitegereza uwo musore uko aba ari kunywa nuko ati inyota yari ikwishe rwose. Lydia ati Fiyo, ubu se urikorera bigende bicubangana cyangwa urasubira ku ivomero wuzuze neza? Fiona ati shaka kubera tukiri bugufi n'ivomero ndasubirayo nongere nuzuze. Lydia ati nge rero ndagusize nigiriye kwahura ihene zanjye izuba ritarava. Lydia uko yakabivuze yahise yutangira kuzamuka umusozi ndetse agenda atanareba inyuma. Wa musore yitegereza Fiona asubira ku ivomero nuko akibwira ati ese ubu hari undi ntegereza, hari icyo atanyeretse? Fiona yunama ari kuvomera cya kibindi, wa musore azi inyuma y'agahagarara. Fiona uko yakazamuye ikibindi ku mutwe, ingati irahanuka ikikubita hasi, wa musore akayitoragura nuko akayisubiza ku mutwe wa Fiona nuko Fiona akikorera. Fiona ati ariko se wa musore we uri mu ntoki ko mukomeje kungendaho? Wa musore abwira Fiona ati nitwa David, ntuye mu mpinga y'uriya musozi wo hakurya. Akomeza agira ati Fiyo, wihangane mugenzi wawe yagusize, ndabizi ninjye wabiteye nkunywera amazi. Fiona ati David, sinari kukwima amazi mbona inyota ikwishe, nta kibazo rwose humura ndagera mu rugo. Ese ubundi kuki waje hano ku ivomero nta kivomesho uzanye? David ati nta kazi nabonye nari mfite, nuko rero mbona ntaririrwa mu rugo mpitamo kumanuka nkaza hano ku ivomero nkaba niyumvira amafu y'iri vomero. Fiona ati ubwo se umuntu w'umusore ubura icyo ukora ute? wabuze no kwahirira inka cyangwa ngo uzikukire? David ati gusa njye ndabona ntazi ubusa kuko mpuye nawe. Fiona araseka ati ariko David urasetsa cyane pe, guhura nanjye se bihuriye no kuba wari gukora imirimo? David ati ngaho reka nkwakira ikibindi nkugeze imbere, ugenda unambwiye ikintu nakora dore narangije kwiga sinabona akazi. Fiona na David bagenda baganira inzira yose, nuko David akagerageza kubaza Fiona icyo yakora, mbese Fiona amubwira byose, agenda namubwira ukuntu agiye kwiharika umurima w'inyanya. David atangazwa n'ubwenge Fiona bafite ndetse n'ukuntu agira umutima mwiza. Ntiyarazi ko hakibaho abakobwa bagira ikinyabupfura nka Fiona, biramutangaza cyane. Babonye bagiye kugera imuhira kwa Fiona, David abaza Fiona uko bazajya baganira, nuko Fiona akamuha nimero za telefone. David asubira inyuma ubona ko byamurenze ati ubu se mpite mpamagara mama mbimubwire. Akiri muri ayo telefone ye irasona nuko akabona ni mama wamuhamagaye. David ati karame mama, uzi ko habuze gato ukahita unyicira umupangu wanjye? Mama wa David ati erega mba ngukumbuye mwana wanjye, nawe utinda kumpamagara, ese ubicyaro uri kugenda ukimenyera? Wumve ko nguhangayikiye mwana wa, harya ibyumweru ntibimaze kuba 2? David ati yego nibyo mama, mbega icyaro cyiza, uzi ko burya abantu bo mu cyaro babayeho neza, ari ibishoboka nazigumira hano ngakomeza nkajya nibonera abakobwa beza nka ba Fiona. Ngwiki ariko mwana wa abo ba Fiona uri kumbwira se ni bantu ki? David asubiza mama we ati ni umukobwa ugira umutima mwiza, ni umukobwa witaye ku kwiteza imbere kurusha uko yategereza akazi k'ibyo yize, akunda gukora cyane, ikindi mama yambwiye ko yizicunga mutungo. Mama wa David ati mwana wa ubanza ushishoze nta kikwirukansa cyangwa wasanga azuriwe, komeza umwinshi umugerageze cyane. David ati mama humura, ntago namwereka uwo ndi w'aka kanya, ubu none nzakomeza mugerageze.
kuri kampani haza umukobwa uba yambaye akajipo gatoya n'imisatsi miremire, akegera kuri gate, ahita aca mu muryango uba wegeranye naho umusekirite wa mbere aba akorera. Nuko sekirite ati umva mada, garuka tubanze dusuzume ibyangombwa byawe tunagusake, hano ntago binjira uko biboneye. Vanessa ahita asubira inyuma n'agasuzuguro kenshi ati ubundi ubwira uramuzi, uzi icyo ndicyo, uzi ko nahita nkwirukanisha aka kanya. Nta soni. Umusekirite ati ariko ntitaye ku cyo waba uri cyo cyose ngomba gukora akazi kanjye, ikindi kuba ngusabye ko twagusaka cyo kimbesheje aha. Vanessa ahita akuramo igurudi birimo amazi agahita yamena kuri uwo musekirite. Sekirite nawe arwana amusohora kuko ababona afite amahane adasanzwe. Abandi bakozi bakora muri iyo kampani batangira guhurura bareba ibibaye, nuko Vanessa agakuramo telefone agahamagara manager wa wundi uba witwa Jonathan ababibona byose uko byatangiye kuri kamera, nuko agahita amanuka agana kuri gate. Vanessa ati Jonathan, ni wowe David yasigiye ububasha bw'iyi kampani, none rero irukana uyu musekirite vuba dore aransuzuguje. Vanessa akomeza agira ati ubundi buri wese yagakwiriye kumenya urwego rwe ababwira. Ibaze kubona Vanessa yasatswe n'agasekirite nk'aka k'amafuta. Jonathan ati ceceka Vanessa, ntacyo uri cyo hano, si wowe uza gutanga amategeko hano, rero kuza guteza imvururu hano ngo wanze uko bagusaka. Ndagusaba genda uve hano cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano bahagukure nabi. Vanessa ati ariko Jonathan uba muzima cyangwa waranyibagiwe, reba hano. Vanessa arihindukiza ukabona rwose afite confidence nyinshi, yarangiza ati cyangwa wagize ngo iyi kampani ni yawe. David nagaruka azahindura abakozi mwese, ndabona mutazi ibyo murimo. Jonathan abonye ko atari ngombwa gukomeza gucyocyorana na Vanessa, ahita amwigiza ku ruhande bonyine, nuko bagatangira kuganira. Vanessa ati ariko se Jonathan, mwari mukwiriye kunsuzugura uko? Jonathan ati ariko Vanessa uzahinduka ryari? Ubundi ni igiki kikuzanye hano? Vanessa ati ariko nje muri kampani y'umukunzi wanjye David, urabizi nubwo yagiye mu mahanga ariko ntaza tuzahita dukora ubukwe. Gusa byose muzabibona nimara kuba umugore wa David byemewe n'amategeko. Jonathan araseka cyane, aramuseka cyane ati wowe utazi niba yaranageze amahoro se urabaza iki? Cyakora ugira umutima ukomeye muko. Vanessa ati ko numva se bigutera ikibazo nk'aho ari wowe. Ibyo David ntabwo abyitaho cyane kuko arankunda cyane. Bakiri muri ibyo, telefone ya Jonathan irasona, akareba akabona ni David umuhamagaye. Niko guhita ava aho ngaho aho Vanessa bari, nuko agahita azamuka agasubira mu biro. Jonathan ahita yitaba David. Unyihanganire natinze kukwitaba, narindi kumwe na Vanessa, yaje guteza imvururu kuri kampani, abakozi bose yabatutse yabahinduye imyanda. David yamenye amakuru se? Jonathan ati wapi, ntacyo abiziho, ahubwo yaje ameze nk'uwasinze ateza akavuyo kuri gate. David ati mureke ubwo yataye umutwe, ahubwo se nari nguhamagaye ngira ngo dupange umupango wa kabiri, urabona nyine ibya mbere bimaze gucamo, nicyo gihe ngo ubwire Gustave azino uze kumuha ya modoka yanjye nziza, ibijyanye na costume nabivuganye na mama, arahitira akajye kubireba. Jonathan ati ndumva birimo gucamo kuko nkurikije akamwenyu numva ufite, ntago kaba kari ku busa boss. David araseka ati ibya boss ibyo ndumva bintonda, uzi ukuntu nsigaye nimereye nk'umugabo wo mu cyaro ubyaye nka gatatu. Mbese ubu nsigaye nihora mu bikote n'ibigofero. Mbese ubu ntiwabyumva. Jonathan ati ahubwo boss wowe naragutinye rwose, wowe uzi ko ubuzima bwose mba mbona wabo mukabushobora. Hashize icyumweru turi mu cyaro David aba yibereyemo, ndetse asigaye ari mu rukundo na Fiona cyane. Uwo munsi David aba yasabye umukunzi we Fiona gutemberana nawe kuri bar biri hafi aho bakajya kunywa agafanta. Bari ahantu ubona hari umutuzo, ni bare yoroheje. Nibwo imodoka iparika hafi y'ako kabare, nuko hagasohokamo umusore mwiza cyane, aba yambaye costume nziza na rinete n'isaha igezweho.
David abonye uwo musore abwira Fiona ati wowe uriya musore wamubonye? Fiona ati yego namubonye, ndabona akeye cyane, wenda wabona ari nyiri iyi bari. Fiona atungurwa no kubona uwo musore yicaye hafi y'aho bari nawe akakirwa nk'umukiriya bisanzwe. David mu kwitegereza uwo musore agira ubwoba agahita abwira Fiona ati sheri reka nsohoke gato ndaje. David nibwo ahita asoma umukunzi we ku itama nuko ati wiyiteho. Fiona yasigaye rwose yinywera fanta ubona ari nk'ibisanzwe, ubona ntacyo yitayeho. Wa musore arahaguruka akaza iruhande rwa Fiona nuko akamusuhuza. Fiona ahita agira ubwoba agira ngo bagiye kumushimuta kubera rinete z'uwo musore ntabwo ziba zigaragaza mu maso. Uwo musore mu kubona Fiona agize ubwoba ahita amufata ukuboko ati nitwa Gustave, mvuye i Kigali mfite na kampani yanjye. Nanjye nitwa Fiona. Gustave ati niwe bandangiye wize icungamutungo? Fiona ati bande bakundangiye. Gustave asa naho yirengagije ibyo bari barimo ati sorry wampa nimero zawe? Fiona ati guha nimero zanjye ntakuzi, ikindi kandi niba hari umuntu wakubwiye ibijyanye nanjye Fiona wo mu cyaro ubwo yagombaga kuguhana nimero zanjye. Gustave abonye ko Fiona yabirakariye ahita amubaza ati ese uriya musaza mwari kumwe ni muntu ki, mupfana iki? Fiona n'umujinya mwinshi ati sinigeze nkwivangira mu byawe, rero nanjye babura winsuzugurira umukunzi. Uramwita umusaza se? Buriya koko David amwaye he ku buryo umwita umusaza ukamutuka bigezaho? Niba ari cyo kikuzanye ahangaha ndakwinginze subira aho wari wicaye. Gustave abwira Fiona mu ijwi rituje ati ihangane pe, ariko nkubwije ukuri umukobwa mwiza nkawe ntabwo kwiranye na kariya gasore k'amafuti ngo ni David. Gustave mu kuvuga ayo magambo nibwo ahita azamura bag agakuramo amafaranga menshi akayahereza Fiona ndetse akamuhana nimero ze ati uzamuhamagare dupange. Ahita asubira aho yahoze yicaye, nuko David hashira akanya nawe agahita agaruka. Ku rundi ruhande turi kwa Vanessa mu masaha y'umugoroba. Vanessa ari ku meza afungura na mama we, nuko Vanessa apfundura igisorori cy'umuceri agahita akubitwa n'umwuka w'ibiryo, niko guhita ubonamo kowe, nuko agahita apfundikira vuba vuba akirukanka agahita agana muri dushe. Mama we yaberwa icyo umukobwa wabaye nuko akamukurikira kugera ku rugi rwa dushe asanga Vanessa yarangije kuvuniramo urufunguzo. Mama wa Vanessa ati Vanessa mwana wanjye ubaye iki? Ese kwisi ufunga byibura ntebe by'ukumerewe mwana wanjye? Niba wakunze iyi nkuru kora subscribe, share na like, kandi mbararikiye kuzakurikira igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ni inkuru y'urukundo irimo amasomo menshi wakwigiraho mu buzima. Andika igitekerezo cyawe muri comment